njyewe Ajyaneza Pacifique maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe n'agahato ko wowe njyewe Ajyaneza Pacifique maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe nemeye n'agahato ko wowe Mukobwajana Asifiwe umbera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Mukobwajana Asifiwe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye n'agahato ko wowe Agiraneza Pacifique umbera umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, Aga Promota yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we w'igihe kirekire Mick. Aha hari mu birori byabereye mu murenge wa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Uyu muhango wo gusezerana ubaye nyuma y'iminsi mikeya Aga Promota yambitse impeta Mick, dore ko byabaye ku wa 9 Ugushyingo 2025 bibera Irebero mu karere ka Kicukiro. Icyo gihe Mick yavuze ko yari abizi neza ko Aga Promota azamwambika impeta y'urudashira, ariko atarazi neza igihe n'isaha. Ubwo yari amaze gutererwa ivi akambikwa impeta, Mick yavuze ko bakabaye barasezeranye imbere y'amategeko muri Kanama 2025, ariko bitewe n'uko yari atarabona indangamuntu bisaba ko babanza gutegereza. Aga Promota uzwi nk'umuhanga mu gukoresha imbuga nkoranyambaga yatangiye gukundana na Mick mu mwaka wa 2024. Icyakora batangiye badashaka kwerura urukundo rwabo, batangiye baruhisha babeshya abantu ko ari ababyara, ko nta kindi bahuriyeho uretse kuba ari ababyara. Gusa uko iminsi yagiye iza, kwihishira byagiye byanga. Mbere y'uko dukomeza ikiganiro, reka tubasabe mufate umwanya muto maze mukore kuri like, subscribe ndetse mwibuke na comment kugira ngo iki kiganiro kijye kigera kuri benshi. Kandi rwose niba wakoze subscribe, nta kabuza uzajya uhora ubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho buri munsi. Uko iminsi yagiye yisunika, byarangiye barwemeje, bemera ko bakundana, ndetse kuri ubu bari mu myiteguro y'ubukwe bwabo, aho Igiraneza Pacifique cyangwa se uwo bakunze kwita Aga Promota yanavuze ko we n'umugore we bari gutegura gahunda y'ubukwe, harimo gusaba no gukwa, gusezerana imbere y'Imana, ndetse yanaciye amarenga y'uko umugore we atwite, aho yagize ati nabonye muzabimenya mu minsi iri imbere. Nyuma y'iminsi mike bahise basezerana mu murenge, aho ubu babaye umwe imbere y'amategeko, ndetse umwe yabaye umugore undi yabaye umugabo. Ibi birori byo gusezerana imbere y'amategeko byagakwiye kuba byarabaye mu kwezi kwa Kanama 2025, ariko byahuriranye n'uko nta ndangamuntu Mick yari afite, hanyuma babitera ipine bigera none. Urukundo rwa Aga Promota na Mick rwakunze kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse rurushaho gushyuha kuko batangiye gukundana nyuma y'uko uyu mukobwa atandukanye n'uwitwa Kapiteni Regis, nawe uzwi muri sinema y'u Rwanda. Kuri ubu Aga Promota na Mick ni umugore n'umugabo mu buryo bwemewe n'amategeko.